twari tumaze iminsi myinshi kabisa. Ese mani cyane muracyari inshuti? Kira cyane se. Shamana ari gihe umuntu abakeneye kwigira muri business akabati ariko nyene nta sasubiza ko bitahura ko. Mani cyaraguferaga. Reka nkora muri kiriga yaye cyaraguferaga n'ugatebye twitwaje bo. Ariko cyaraguferaga bro. Arigiye arega nabo mani tukabarenganye. Mani nese wakunda ni bro. Oya ubwo ikibazo cyawe cyari kimwe. Ntwashaka kuri cyane. None gahunda none yo kugira bantu bagiye bureke bahereze story. Umusaza arafite cyane none twazajya ngo nyine tuba twasohotse. Mu gihe izindi niga zakifunze we akazana agakabu aje kumutora none icyo gihe nta kabu zabagaho narimbeshye. Habagaho yego kabu. Ni yego kabu zisanzwe zabagaho. Ni yego yabagaho. None agahita afata akamodoka kuma umwana yaje muri V8 umusaza akaza kumutwara muri Karina ariko kambwire ko hagara birakonta mane ko hagara birakonta nese ariko nyine uwabaga agahitanya jye uvugisha ukuri ugahitana se wenda we ku giti cyawe weho waramwemeraga ariko buri kiragisha bro warubabaje kabisa none warubaje nk'amaniga y'iminsi ariko kambwire nta wizirikaho sha dore reka mubwize ukuri ihene nziza buriya wizirika yindi ihene nziza ese nende umwana mwiza mani kiragiye ahubwo weho mani baze ariko ibaze kuzana mani baze ikiragiye kabe yari henzo byatari ibaze gufata kabe y'ibihumbi nka 15 mani tu ari iraza twara baby nyine tu ahubwo we ikigaragara wari warakunze umutiba inzuki zirizana inzuki zinjiyemo koko bro bana bangereka mbabwire buriya nta kintu kibabaza cyane nk'umuhungu uri mu rukundo buriya ameze nk'ini igiye kuri ijuru bingo izina ry'Imana ariko buriya gukunda sometimes aba ari sawa ariko nanone hari ibintu nyine nanagiramo n'urubyiruko inama nubwo atacyo cyari kituzanye kuvugaho bro ujye ukunda umuntu ufite ubwoba bwo kukubura bro buriya umuntu ako kantu kameze nk'aka mana aho tubone nsigaye numva ngo ujye ukunda uvuze ngo ujye ukunda umuntu ufite ubwoba bwo kukubura buriya ukunze umuntu wewe ufite ubwoba bw'uko weho wamubura birababaza ko ahora gukinishiriza umutima ariko iyo uri umujene jya ukunda umukobwa ufite ubwoba bwo kukubura kuko twebwe mani ubwo ari umukobwa n'umuhungu se ndi ugomba kugira ubwoba bwo kubura undi umukobwa agomba kugira ubwoba bwo kubura umujene n'ukuntu babaye bro ariko mani ubwire inshingano zose rega mani ni twebwe erega buriya nubwo atagira icyo akwaka ariko uko byagenda kose abazaza mu rugo iwawe ariko ubu uzamutunga uzamenya buri kimwe na pad ubuzayimenya aho ngaho sinzi mba ngiye ndimo kumva ibyo bintu mani uzima wone narimo kubyumva se hari akavido mu kanya maje gukina kavuga ngo iyo umuntu abuze iyo umuntu nubona umuntu arimo kwikorera bya bintu wamukoreraga sibyo zamenye ko hari wagezeyo inubwo bivuze ngo ntago wowe ukiri umugabo nyine tu oya hari uko erega buriya reka mbanza ubwire bro ikintu kimwe utazi buriya wewe umujene weho wagenda kubera ikintu runaka umuntu agushokesheje nkagenda gute uretse gatoya banze ngubwire buriya abajene twebwe dufite ntuzo kureba ko twagera heza bimeze neza nyine kwitwa umugabo ushaka kwitwa umugabo hakiri kare nyine ukaba umeze neza rero hari umumero ushobora kuza nk'umusisiteri akagushukisha amafaranga ayo mafaranga ukayabona ukarya ukamera neza urumva ariko umusisiteri ukunda bya nyabyo gukunda bro niyo watera etaje ukayitereka wera nta hantu ajya ntahajya byamuseriye nta hantu ajya muri comment mwebwe nimwandikemo tumwebwe mudukize nge nawe ndimo ndumva bibaye impaka mani umukobwa ugukunda bya nyabyo nta hantu ajya ariko ntabwo urabazwa wowe mani ushobora kuba umuntu wenda uzise twe nk'abajama ntabwo oya nge narababaye
mani ntabwo Jamsere man narababaye ko ntabwo maniga mba man njye narababaye ka nkubwire noneho na nyuma goro yo kubabara bro ngeraho ngaho mera neza buriya ngiwe nigeze gufata umwanzuro mu byo gushaka kwiyahura ariko naje gusanga icyo gitekerezo cya nyuma umugabo ageraho cyo mani tuvugishwe nese cyatuma wiyahura ikintu cyatuma wiyahura bro hari ukuntu ukunda umuntu uzi ko ariyo si yawe hari ahantu ugera urukundo kakuboroka ubwonko hahandi utuba gifite amahitamo y'ikintu icyo ari cyo cyose kijyanye n'iki hahandi utekereza umuntu wamutekereza ukumva wanarira icyo gihe umutima urakurya hahantu mu gusevinga amafaranga y'ejo hazaza nawe mu busevingira nawe ari noneho bya bintu byose ukajya kubigeraho wa muntu we utakiri inzozi ze yarakwikuyemo bro aho hantu hanasara nambwire kuri iyo ngingo ndagarutse kuri iyo ngingo ndagarutse uzi impamvu se buriya abajene tugira biterwa n'imyaka mani icyo gihe mu gihe ukigirana icya gihe uba wumva ukuze pe bro ntibazakubeshye urukundo ntirugira imyaka urumva ntirugira n'igaruriro urukundo ruri serious bro urukundo upfa kwa gusa wakunze urukundo ntirureba imyaka biriya byo kuvuga ngo urukundo ngo rugira imyaka bro ni iby'abanyafurika nubwo nanjye ata abajene turi kumwe sibyo tuvugishije ukuri man wifite nta n'inoti ufite pe sibyo za danje aho nabyemera ariko ni nkaho ngaho njye kubwira nta noti ufite za danje mu baby ari aho nawe nta noti afite ukumva ariko muri duke wowe ubona muradusangiye mugahaga ariko umenye yuko mu mutima harimo yuko naramuka abonye umuntu nyine ufite amafaranga sha ntabwo uri type y'Imana ushobora uri type nese umukobwa ni iki okay naribi umukobwa wumva ari ikiremwa cyawe yeah atari umwe ariko wowe nawe ubwo atari umwe umwe erega bro buriya nuko twirengagiza umva basa mbeke mbanze mbabaza si muri abajene twese turi abajene bro nta cyano uzufite utabasha kwiteza uzi neza yuko niyo baza bamugereka amafaranga angana iki bro atakuvaho yego uwo nguwo rero uri inzozi ze ariko wowe ntabwo uri ariwe inzozi zawe nyine impamvu nyine uwo mukobwa n'undi ubusanga ariko ari igihe arya niyo wambwiye ngo buriya ngo uriya niwe wawe ariko nanone reka nkubwire bro buriya twebwe abantu tuvuga ikintu bigendewe no ku byo turimo turabona tuvuga ibintu tugendeye no ku byo turimo turabona so rero ngewe ntawe ushaka kuza kumbwira ngo uriya mukobwa nagukunda kandi ngewe ibyo mbona ari ibyo ngibyo niba mbona ko agukunda aragukunda seto ibindi biri inyuma byo guca inyuma n'ibiki ngiye ibyo ngibyo ntabwo biba bindeba icyo ndiba ni urukundo weho mbese weho nibyo ni fagitire y'ibyo wishyuriye urimo urahabwa so iyo babiguhera ku gihe bishatse kuvuga yuko uwo muntu icyo kintu kiba kiririyo kuri weho nawe ufite umukobwa ukunda uri serious wowe wumva yuko ari wowe wawe nawe ukumva yuko ari wowe ngiye nta sheri mfite bro wowe ukoze ubu i Kigali man wowe ukoze iki nese ubundi umukobwa ni ukoze iki wowe kuri wowe bumva none se icyo nshaka ko nkibona ndamushaka tamera nk'abajene ngo yitandirane ni nkahita oya ntabwo ari hitandirane kubera ko ngewe ntabwo ega nicyo bivuze uvuye nyine kuri icyo nkubajije ikindi cyaba kiri opposite y'icyo ni hitandirane ntabwo ari hitandirane kubera ko ibintu byose ntabwo ari sex hari n'igihe ufite abafrendi kumara irungu muri wewe ese okay ushobora guherekeza umukobwa se urugero aho utuye n'aho atuye harimo kilometero nk'enye ukamugeza muri kilometero ebyiri kubera ko ngewe akenshi iyo yaje nk'umubere yaje
nko konsura nyine w'umushuti wanjye tu bisanzwe ngiye muhamagara kabu bitwaye ikizi umuherekeje muri kabu ukamugeza ku rubuga nimba yatashye umwana w'abandi. oya muvu ntabwo isaba amafaranga menshi nuko nakuranganya Rutarama hariya urumva hariya hantu iyo mpamagaye muvu iyo ije iraza ikabara urugendo igiye gutangira asura yarenga ibihumbi 12 urumva ikindi ngiye utaruzi ngiye ntabwo nakundanaga n'umukobwa uri kure yaho cyane ubwo ngiwe nimba Nyarutarama uwakora agomba kuba bikana muri arenze nabwiraga 10 na bengahe 10 na bengahe bigeramo birindwi agacumi kageramo tu agacumi kageramo ako ntabwo ari ibintu byadanje niyo ushatse ufata umujene wawe usanzwe nyine ufite taxi yaje kujyana ariko oya ufite taxi vatiri itariho taxi nyine iraga brand ya taxi kabisa Kenzi mira araza akamujyana rero turu kandi biba ari fresh abahungu gutereta ntabwo bisaba byinshi gutereta ntabwo bisaba ibintu byinshi mani gutereta ahubwo bisaba ngo weho ube uri umunyamujyi nabundi ushatse kuzembazemba ariko nk'umusaza ariko reka nkubwire kiracyana reka nkubwire ntabwo aba ari icyawe man aba yaba ari icyawe ahubwo weho ntabwo uba ufite uburyo ugisigasiramo man weho uba waragihaye butamwa ukacyongeraho na ngenda kandi bidashoboka azi kwiriye nshaka ari byo rero icyana guhe igifata ngo gihereze byose kandi kidakwiriye byose reka ngo story nyibukije story hari umujene wanjye yigeze gukundana n'icyana hano hazagikondo tu kumva nyine amarana imyaka nk'ine tu cyane kibiwe tu urubwo nayo myinshi imyaka 4 kibiwe ku mwaka wa 5 ahita kijyana mu murenge kumva ko nyine yari yakizeye kijyana mu murenge bamarana undi mwaka wa 6 havuye muri abo bakoze nyine mu murenge uwa 7 noneho bebe yari yarabyaye abana 2 ni umwe ariko bebe uzi ibintu yakoze umujene ku mwaka wa 8 yagiye iwabo kujya gufata isambu n'ibikinyina abizi iyo bakoze niwanyu barabire bakamenya bagahita bagwa boro zawe nyine sometimes iyo bihari man sister amaje kubona ko ibintu bihari nyine aratuza we yiha umwaka umwe wenyine uravuga ati reka nze mwereka ariko umujene ngiye uko nayo narabyumvishe rero nyine yaramuhaye full liberty nyine tu ewana bebe asohoka tripping ajya za Dubai ariko ngiye nkajya mubwira ni bro uriya mwana tuvugishe ukuri sibyo tuvugishe ukuri mwarahuye muhita mubana cyangwa mwarahuye nyine murabanza muramenyerana nyuma yambwiye iyo story uri kumva man umunigansi uzanye ikiniga ndabate man cyamba ko none bajya kuvuga ibiki cyane na si cyawe man imyaka 7 bro 8 noneho nese niyo atakomfirm rega bro hari ugushaka hari ikintu twebwe tujya twitiranya buriya ntabwo wambwira ngo ukundanye n'umukobwa hari ugukundana mu mwaka mutaziranye ukabana urugero nkanjye ngewe umukobwa twakundana umwaka tubibaze neza byaba ari nk'ukwezi mwakundana umwaka wawe n'ukwezi kwawe umwaka wenyine ni nk'ukwezi wowe bara nk'ukwezi ubuzima bwabo mbibaze gutyo iyo mvuye mu kazi kanjye sibyo nshobora kuvamo nka saa 5 z'ijoro nshobora wenda kugera mu rugo mu saa 6 gutyo sibyo sometime hari igihe nca ku bajene banjye so umwanya wa baby iyo tuvugana mu gitondo mubaza ati baby ejo wiyubute umeze neza okesha ubundi mu modokari ndimo ndajya job noneho ugasanga uwo musisteri nyine ibyo bintu tuvuganye ibyo ngibyo sibyo turongera guhura tugiye kuryoshya kandi baby wanjye nka nyine nkavuga ati ndakwa 5 wanjye tuzaturi kumwe kandi baby urahari se nkamamagara mbere y'umunsi nkamubati baby se ikigyo zabuhari
uzaba uri libre tuzabonana ati bebe ntaribi kiwe nzaba mpari gatoke saa 12 nzaba nsohotse job uzaba ready nzahita nzamufate mu rugo dusohoke. Iyo dusohotse turagenda tukishima ibyo dukora tukabikora tukataha sibyo. Ariko ntabwo nzi uburyo arakaramo sibyo. Sinzi ikimubaza n'iki buriya ari ukuntu byo ushobora kubaza ati se wabazwa n'iki ntabwo umuntu umbwira nabi akaba ari byo kuvuga gusa. Ariko mu by'ukuri uwo muntu ko ari muri we atari ko ari ugasanga no gutaha utinzemo gakeya ni ikibazo kuri we kandi yarakubwiye ko nta kibazo kirimo. Ugasanga rero uwo muntu mani agiye kuza mu buzima bwawe none akabwangiza none wahereye hasi. Ariko ngiye Sterling ntabwo wibuke ko bari bamaranye Imana igihe kirekire imyaka 3-4 gutyo. Iyo myaka rero uzi imyaka ari kubana n'umuntu iyo myaka ubwo wasanga ubwo harimo n'iy'ubushuti hari ukuntu okay reka nkwerere nkubwire yaje yambwiye ko yaje mbere ya covid ukumva ya covid 2019 cyangwa mu kwezi nimba atari kwa 7 gutyo kwa 5 kumva man nyuma 2019 bari abashuti nyine. Iyo mbaze nk'imyaka amarangiye mbari 5 indi gapfa ubusa. Ariko ndimo kwibaza umuntu gute atazi undi gute kubera icyo atihanganira undi. Erega man buriya kuba mu rugo ni ukwihanganira buri uko umuntu ahindutse. Oya yego yajya byemera. None se uzabana n'umuntu udahinduka umve mama buriya ubundi wabanye n'umuntu muri kumwe mu nzu hari ibintu bimwe mugomba kureka uko byagenda kose. Hari ukuntu aba yarankunze yega akanyemerana n'ubusinzi bwanjye akavuga ati rema uko bizagenda kose rema azahinduka. Ariko ugasanga ngereme guhinduka kwanjye ntago bishoboka. Ahubwo wowe by'ukuri akazampindura ntago ari icyo cyangwa se ugasanga ngewe naramubeshye ko nzahinduka cyangwa se umukobwa we ugasanga yabashye ko ikintu runaka akabaza ko icyo kintu kizahinduka asanga icyo kintu ntabwo gishoboka sibyo. Ibyo bintu rero iyo mutevuganye mugiteretana bive mu nzira ibyo usanga bikomeje gutera iki imyiryane mu miryango. None se wowe wakemera ko ahinduka? Asibone banze nkubaza why not ubundi abantu babana batarasezeranye babana bagakomezanya. None se isezerano niryo rituma ukomeza winangira umutima uvuga tereka mpagume? Rero impamvu isezerano rikunda gupfa nuko ufite liberté yuko ikintu cyose umufite ubashije na kurindi kandi ariko kumumenya. Rero none se why not se ingozi iyi minsi zo ugwiriye ubona zitigeze zisezerana kubera ikizo zibanye neza. Ubizi tese zijyamo urabizi. None se kanze nkwereke nagwize bayi jiwe nagweza ngengero ngewe z'abajene banjye barenga nka 5 man bibana na baby wiwe neza nta kibazo nabo man kuri man nta n'ubugeze banasezerana umupetagira ku ishuri ku gihe man nta mwiryane wakumva mu nzu zabo urumva. Ese nta ba star suzi basezeranye agashya n'abandi batasezeranye kimeze neza kugeza na none kandi ari n'abahitinze. Ariko ubwozi ndamubwira njye nkubwiza ukuri pe uzi impamvu byose bibazo no kubera ko uriya hari abagore bihangana reka nguhe urugero ufite vya wawe na mere wawe reba igihe wahereye ukiri mutoya ubona byanga bikunda mu Rwanda rikumva ibaze byanga bikunda hari aho wabonye via yihangana mere wawe cyangwa mere wawe yihangana via wawe rikumva kandi icyo gihe gender balance ntiyari yakaje nyine ngo babi branding ya gender balance ntabwo ari yakaje right ariko ukabubonana n'ubu ngubu nyine mere wawe ari nyine wa muntu umwana w'umuco akagira iki rikumva akaba yakangana n'indi mico ya papa wawe. Reka mvuga gutyo abagabo wenda tugira imico nyine tu ariko bro mu gihe umugore nyine yazanyemo akantu kaka mistake nyine kagaragara
kandi kari red flag ku bagabo benshi. Ndakubwira yuko uwo mugore ntago yaba kibana n'uwo mugabo cyangwa uwo mukobwa ntiyaba kibana n'uwo musore. Akantu gato gusa, urugero yereka ngo urugero, nta kuntu wambwira ngo uwo mukobwa urimo kuvuga aba mu kabari agenda saa 12 cyangwa saa 1 cyangwa saa 3 akazata ejo saa 2 cyangwa saa 4, sibyo? Ntashaka bara akazi ke, sibyo? Nureze umbwire ngo uwo muntu azaba mu rugo abana n'uwo mugabo okay, ni proud, ni mwiza, afite inyasha, afite iki, ariko se urumva koko bikwiye nyine? Urumva ko uwo mugabo ari normal mu bwonko? Rega buriya kazi gatandukanye n'umuntu. Akazi gatandukanye n'umuntu. Baburetse ari ikindi nanjye kongera kuba akora mu kabari ntago bivuze ko ari indaya, nta nubwo bivuze ko uzamushuka azaza akabona nyine. Okay, nanjye reka nongeraho akantu, sibyo? Mwabanye atanywa inzoga n'itabi, udafite na koro nyinshi z'abajama bamuhamagara, still aka kanya baramuhamagara tu kandi asiganwa itabi n'inzoga, ngaho uca urwo rubanza. Dore urwo rubanza kuri njye ngiye nzi ko umutima w'umuntu uhinduka. Niba nagushatse uri muri ADPR ejo nzakubona imihanda, urumva urimo kuyikaragamo nk'ibasuriya ni runaka nari nsanzwe nzi. Ejo uzabona uwarindaya yirirwa asaragurika hano hanze mu tubari, ari indaya nta n'umuntu wayiteza, ugasanga avuyemo umugore w'igikundiro utanabwira ngo akarira nakabari akaba yanakinjiramo atabibyemera. Urabyumva? Abo ngabo ni abantu babiri, urumva? Rero ngiye nemera ko umutima urahinduka. Nushaka umushaka ari umwadeperi, umutima urahinduka. Ese nta badeperi se goye wirwa nase bashyirana hanze? Ariko jewe birambabaje bro. Uzi impamvu imbabaje gutyo bivuze se? None se abajene bizasaba ngombwa ko bashaka indaya kugira ngo bubake? Ntago ari ibyo ngibyo. Okay, reka suppose ngiye ko umugabo cyangwa umuhungu uzashaka umukobwa, ukumva wakoze mu kabari cyangwa wakoze mu tundi tuzi nyine tumeze gutyo, byange bikunde azashaka second hand. Bibaho ntibibaho? Bibaho inshuro nyinshi cyane. Wasanga misugisa ariko buriya bakubaje ngo jya mu tubari, sibyo? Jya mu tubari ntashatse kuvuga twa hano hafi, ushakamo umukobwa w'isugi umaze mu kazi imyaka 8 cyangwa 5. Singiye ko ari umukobwa tugeze gukundana ari isugi kandi akora mani ibintu byose mani. Yereka kubeje reka kubeje byaseriye. Amaze imyaka ingahe mu kazi? Amaze imyaka ingahe mu kazi? Ntabwo nzi imyaka ari amaze mako yari myinshi. Yari iri hejuru y'ingahe ugereranyije ukavuga? Ari hejuru y'imyaka imyaka ingahe, ariko yarakuze kabisa, yarakuze bihagije pe, yarakuze kuri rwa rwego nawe ubwe twajyaga turabivuga akambwira ati ngiye nta mugabo wamenyera. Ariko urumva ko umukobwa yari independent ku bintu bye. Yari niba abakobwa baba bashaka nyine kwikora boro zabo nyine tu. Nukumva niba abakobwa bashaka kwikora boro zabo nyine, uzi buri umukobwa uri independent ku bintu bye. Ari nabyo mu kanya wumvaga nyine nkubwira warekana numvishe bavuga ngo iyo umukobwa yatangiye kwifasha ibintu kandi afite umugabo kandi afite umufasha barigeze ku bana, imenya ko umukobwa ari red flag. Erega buriya ibintu byose bibaho no mu matungo bibaho. Hari igihe imbwa bagaburiraga iyitangiye kumukira, uretse gatoya iyitangiye kukumukira nubishyira muri ujye umenya yuko oya buriya imbwa ntago iyikoreyemo. Aya mani seriye maniga shanga nawe barahita bakumva nabi, barahita oya ntibanyumve nabi. Buriya uzarebe imbwa rata, imbwa ukennye ukize murabana, urumva? Ukize ukennye imbwa murabana, urumva?
rero mu gihe cyose imbwa yatangiye kukumukira uri nyirayo uri shebuja jya umenya ko ishyamba atari ryera, hari undi yigaburira, hari undi muntu utangiye kuyigaburira. cyaze reka mbwire, uvuze gutya uhita unyibutsa ko ngewe nkakora nakubwiraga ngo wakuze ubona nyine hari abantu b'igitsina gore bari red flag ku bagabo, ni kumva, ariko ngiye hari igihe mba numva hari igihe kizageraho umugabo akaba atakiriho, nawe ni kubibona cyangwa akaba atakiri kuri ino si, akaba hari abagore gusa. Ntabwo byashoboka. Kubera iki? Kimwe cyuzuza ikindi. Dore ikintu amaze gusobanukirwa, buriya n'umugore ufite amafaranga reka nkubwire, umukobwa ashobora kwirukanka ku mafaranga akayirukanka, ariko hari imyaka ageramo nawe akumva akeneye igitsina gabo uko byagenda kose, nawe ubwe noneho akaba azi ko mbere cyamuhongaga, nawe agasigara nawe agihonga. Urabyemera ko ibyo bintu ari nabyo byeze muri ino minsi? oya, icyeze ni vibreri, nimba na vibreri, nimba vibrator, icyeze nzi izina ry'Imana ni vibrator. Rero vibrator nta kintu agufasha, vibrator ntabwo wabyarana nayo, urumva? Vibrator ntabwo yakubakira. none se ba Simbi si vibrator bafite imyaka ingahe? Afite imyaka ingahe? Manza yari hejuru ya 26. Oya, nta 26 uri afite. Yego komana arayifite man, ntayo ufite. Izdo arayifite, ntabwo ashobora kuzagera mu myaka byibuze 35 akiri muri ibyo bintu. kubera iki? Erega uyu nguyu ni umubiri twambaye, ntabwo ari imashini bro, ntabwo ari imashini ejo uzavuga ngo ino demarere yahiye ngo ushyiremo ine. Ariko ari bya ubwo ijisho niba ripfuye, amaso niba apfuye bakwambika rinete, urumva? none se niba ucitse imbaraga ukaba utabasha kugendesha amaguru, imodoka ariyo amapine aratoboka, ukagura n'amapine ugashyira imodoka igakomeza ikagenda, amaguru nta yindi nsimburangingo igira, kandi kaguru ka originali, niba baguhereza plastique utagenderamo neza, nayo ngo yazamara kukugora bakagushyira mu kagari bakazajya bagenda bagusunika. Uwo nguwo niwe muntu. kandi vibrator uburiya reka nkwereke, sibyo? Nimba warabibonyeho cyane mbo byizeraho, sibyo? Buriya umuntu wabaye chronique n'ibintu byo kureba amapono, ukumva kugira ngo uzamugarure biragoye cyane. Nyine bisaba nyine inyigisho, wowe wabyiyumvisha nyine ukagenda ukamwigisha, sibyo? Ariko we ntabwo yabyiyumvisha ngo agende yigisha. Reka musetse rero, atari umuseka se yagenda akabyibwiriza. Ibyo bintu rero reka mbanze nkubwire, aho hantu winjiye keretse tubonye abantu bagira abantu inama zo mu mutwe, ariko ngenzi yuko umuntu wagukunze ari ibyanyabyo bro, byanyabyo mwana ntacyo atareka kuvuga. Bro ngewe ntago nizera uburyo vibrator zizashira ngo inganda zikarikira gukora, niba nabona yuko mutarimo kubyacivinga nyine, mutarimo kubishyira muri boro zanyu nyine tu bazacevinge mani, kubera ko ziriya boro ni akazi, ni inganda bashinze kandi bazifitiye. Erega hari ukuntu ushobora kuva no mu kazi ufite shimo wawe udahari, hari ukuntu nk'abantu bagiye kuri ntuzi izi nkundo nyine ziri long distance, urumva? Buriya ku mujene wakwikama, ariko ku musisiteri sinzi. hakamana nanjye nyibirwaho imbaraga bazikura, izina ry'Imana nyibirwaho imbaraga abasisiteri bazikura. Ati gute? Oya ariko mana ngewe ntabwo mbyizera. Uzima aho nabyizera ni gute uziranye n'abaniga wenda nka veni n'inshuti zawe, ukaba uri umusisiteri, kumva ukaba ugikatira boyfriend wawe kandi abizi neza, abinoza neza, nyine wowe tukavuga ngenda mukatiye tu wanaheze ugatujya kuri vibrator. Ntabwo ibyo bintu ntabwo bishoboka. Angaha ndemeye ibyo bintu kuri ngiye nshobora kubifata, ngiye mbifata mu buryo bubiri. Hari ukuba umuntu wawe atari hafi yawe, hari no kuba urimo kuvuga ati ok ngiye ubu ngubu ibintu by'inkundo ndabihagaritse. K'inkundo zihagarika ute? Hakomana uzi ko noneho uzi ko abantu mwabaye AI, none se bakubwiye ngo bakubwiye ngo wowe
kuramo umutima wawe uwushyire hariya Nese maze reka banze wigende nkubaze ko tumaze iminsi tuziranye Eh. hari umukobwa urabona ngo nicaje mu modoka yanjye ngo turimo turagenda mu modoka byibuze mu ariko modoka kugendana bisanzweho wowe yaburetse nyine kuvuga ngo mfashe icyana kiri mu modoka turagiye hari icyana wabura nawe iduhura kenshi reka mubwire ngewe ubwo man sha ahubwo ntangiye kugutinya mukunda ndabona ko nikamase oya man yewe mujene ndaga kandi man uvuga ibintu by'ibyana narabyumvise wenda wa mujene waraye oya kuri njye ubwo nta karuhuko ubwo ndi bubikore hari igihe cyabyo nyine cyo kubikora ntabwo avuga ko ntabikora nanjye ubwanjye nanjye ndi umuntu ariko nanone ntabwo ari ukuvuga ngo ni umukobwa wese mbonye ncege nkese njye nabwiye ngo ushege uba ufite umuntu wawe niyo yaba ari umwe ariko ngewe nawe ngenza bikangiye n'uwo tuzatwara abaye reka sha rwose ufitanye man uzi ko ufite titire yababa DJ bro reka rwose muzabikora nuko muba mwararushinganye ngenza uze tuvuge uri manzi sindi manzi none se ubwo uri mu biki urumva ko kwavuyeho akarongo nta kibazo nushake aba ari rimwe twebwe rimwe gukuba rimwe aba ari rimwe sibyo ariko muri abantu babiri rimwe gukuba rimwe ubwo haba habaye kabiri gukuba kabiri akaba kane biri seremani ibyo bintu byo kuvuga ngo urikuramo ngo urukundo ngo shamani njyewe mba numva ari scam uba urimo kuduskaminga kuko iyo ubonye icyana si uri umujene ubonye icyana shakira cyana kirimo pe nyine ukaba utanatekereza n'ibintu bibi ariko ukaba uvuga ati uriya mwana ni mwiza yigendere ngewe ubwo nabonye ko ina mwiza mba nabaza no kugushushanya direct urimo kugira binashobotse ahubwo na nimero ngomba ko kuyicyura wati wowe ariko ngewe ntabwo njya mpfa umukobwa numve ngo nyine nshobora kukubona gutyo ko nyine uri mwiza nyine biraho ariko nakubonye ko uri cyiza bikabije ubundi umujene yabonye ko umukobwa ari mwiza akaba nyine ameze gutyo yageze mu rugo imigozi arayihamba akavuga ati umva ushobora gusanga afite uwo ahamagara akavuga ati tujye online urukumva akaba ari ya procedure online ariko ntumbwire ngo ngira ngo urukundo ngo narwikuyemo man niga cyo umukobwa we ari ashaka kuyimbwira wenda ngo ntumushinga abakobwa ariko ngo barihangana ngo imyaka ngo ikaba na 30 ameze ate atarabikora bibaho bro nta kintu arako umuntu wese abaho agira umubiri bro ahubwo buriya hari systeme byubatsemo buriya abagabo tuzi ko tutihangana nyine byatujye umutwe utihangana ariko abakobwa bazi ko umukobwa utihanganye tabikihararumba urabyemera aba ari indaya muri make kandi hari n'ababikora bazagera aho ngo bakavuga ati ino life turimo siyo yanjye urumva ariko nanone mane kamaze ubwira kwihangana akafite abigarukira nanone kuri buri muntu wese bro aka kanya uvuga ubundi uhera ku myaka 20 avuga ko abagabo ya ntago ari destiny yawe 22 bagutereta ni 3 iyo udatwaye minda kwanza ni 2 ubundi ugomba kuba ufite inda uko byagenda kose ukarabanza cyo batazifite bakeya ariko bazikuyemo nyine reka mbwira uziko ngiye kujya kwa muganga umuntu arambwira ngo ari umukobwa akwema inda n'umukobwa wabyaye bose ni bamwe izo yakuyemo nk'abakobwa amaze gukuramo nk'inda nk'eshanu 8 10 ukumva bangana n'abantu babyaye abo bana ni ukuvuga ngo hari n'insengero numvishe ko ngiyo wakuyemo ngo inda ukumva ngo wicuza nyine ngo izo nshuro wowe wakuyemo iyo nda usengera nyine abo bantu bose baba bari ku mutwe oya ahubwo ngaseka maze bwe kanze musetse hari umusisteri nawe uramuzi wa musisteri nyine cya kindi cyo mu big nyashi no nyine nge nacyo twe twisohokaniye ahantu twimereye neza nyine mbona nta kibazo mbona umwana afite mu nda 0 mu nyoveni ndavuga ati uno mwana ni umwana w'umutima uno mwana niwe wanjye no yera ahita mumentioninga rose baramuzi agahinda kagera mu kuri no mihanda
aba yigize Slayer danje none amaze gusinda ubona ajya kompora ubwo nyine akapeti nyine kari kaduciyeho ndabase bebe wanjye wabaye iki kitakimbwira ngo nanjye wanjye kungana kuriye ngo ni Rosine wancutse naraturitse ndaseka ndabase wakuyemo inda ngo mane ngo byihorere ahita yikubita ahita ajya muri aba nyine bakora nyine ano mazu tubamo bafitemo nyine dusha toilette n'ibindi biri ahantu hamwe kinda yikingirana mararira ndabase abajene akabase bana umutwaye cyo batereka reka ntago mbizi noneho mu kintu cyansekeje ni kimwe nagiye kumva numva aravuze agarutse ngo guys ngo ari umushuti wanjye ngo aramwenga arapfuye ngo koza accident ngo ni ariko scam cyari kambwira ibyaha wakoze naramwitegereje ndavuga ati mbega mu baby ahubwo we abana barimo kumuvugiramo mu mutwe ariko ntawo shana ubu ngubu kugeza iki gihe uriya umwana ni ikindi nyine n'indi procedure nyine tu ku buryo bwa roho nyine akurimo nyine nk'ababebe umwana ukurimo abakurimo kandi hari roho ibikurimo noneho ishaka gukina n'ibyo bintu bivuze ngo bivuze ngo mfite amaroho nk'ibumbe nkasa cyanda wowe ukora akora umujene ibyo nyine nakubwiraga abajene twe turaspendinga buri kimwe cyose na hariya nyine twe turaspendinga abakobwa ikintu cyo kubaha ndakiyamye ntago nzabaha urukumva abakobwa bakabika none iyo babitse ubundi abakobwa baturusha ubwenge cyane ariko hari abakobwa usanga bamwe na bamwe usanga nyine ubwo nyine batarahishuriye icyo kintu nyine cyo kumenya ko ari bo babika banarema noneho umuntu urema yagombye kuba afite ubwenge bukurusha wowe watanze noneho kubera yuko bamuhaye ubwenge bwose we bakaguha imbaraga uzanarebe Imana yabatse imbaraga we guha imbaraga za money power money power da no ubana bitandukanira yaguha imbaraga imbaraga imuha ubwenge iguha buke cyane uranago twemera n'iki twe dushakisha ubwenge hasi no hejuru ariko bo biroroshye nyine tu no kudufata uzarebe nyine badufata direct urukumva none ngaho ibaze ko umukobwa ufite ngo nyashi nta bwenge abafite ze bwite nyine mwiza nyine ngo sujye byumva ngo umukobwa ngo mwiza ngo ufite nyashi ufite everything ubifite nyine ntago nta bwenge abafite ubwo se ubwo yabyaragenze bite barabugira ariko nyine bagira bwabo nibwo kureshyareshya nyine ibintu biranga yakureje yagufasha akakoreshyareshya akagukuramo iryo jana ukabasha kwishyura iyo nzu abamo ubwenge bundi ushaka akagira n'ubuhe mbese ngo kugira ngo se agire ubwo kuzafata igihugu ubwenge barabufite ahubwo icyo gusa gufata igihugu mane bisaba ubwenge n'imbaraga none reka reka ngusana no kuri ibyo sibyo impamvu gukuramo rya jana ibuka neza yuko yavuye mu rubavu rwawe ruvuga ngo sura kwa kundi nikumva sura kwa kundi bavuga njye ntacyo mfite cyo kubaha umva se sura kwa kundi bakubwira ngo ngiye ngo ntabwo nzongera gusabaga amafaranga ngo ngiye ku independent ngo nta kintu nzongera gukenera abazamuha amafaranga nabo ni abagabo yaba yakoze cyangwa atakoze the man is man ntago nyine bihinduka ngo woman is woman to woman wapi niyo bibaye gutyo woman to woman uwo mukobwa umuhaye amafaranga ntaba yakuye mu bagabo bakobwa mufite nyashi mudukurikiranye ngiye nyine ko munyihera makuru nta bwenge mugira oya ahubwo bizarangira baduhaye amafaranga oya bazayaduha ndetse niba murasaza ubu ngo ngiye nk'umukobwa atunganya imyaka ubona ishuga mame kuri unganya imyaka ariko ibyo hari igihe nageraga simbyemera ariko ubu ngubu narabyemeye aba ari shuga mame ese nk'ibonye umuntu abyaye nka gatatu ndakuze ariko nawe aba yari uguze ka depression bafite aba yarisuzumye akavuga ati sha ninshaka azanshireho ahubwo imbaraga zo kuvuga ngo azanshireho ngiye buramba narisheje nazibuze ko abagabo ni twe tubitekereza akavuga ati kira cyane kiza sha nta ndagihabye ifite byose kuri cyo abakobwa babitekereza niba ufashe cyane kivune
ubundi ngewe n'abasore kambanza babwire mujye muvuna ibyara kubera ko n'ubundi imyaka yawe y'ubusore ugomba kuyikoresha neza. Vuna icyana mu gihe urimo kumva ugifite amaraso ashyushye, vuna urwano ruvuture bundi. Imana ikunda abagabo sha. Kandi ikindi mujye mubikora ku manywa, kuko Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda itari mugoroba. Ku manywa nimugoroba mwipowere ugati umbaze ibi mama n'urubanza rw'abagabo ruzaba ari nko ku manywa. Oya ngo buriya ngo ikintu ngo nabishe mu ijuru ngana amakuru yo mu mareko mu mata ariko rubeshi ubu ngubu ngo nacyaha umbaze ngo nacyaha ngo na kimwe dufite kubera iki ngo nyine ngo tuzajya mu ijuru nyine kuvuga nyine ngo tuzajya mu ijuru tuzajya ngo bayifate babaze ngo umugabo utarakebwe n'uzinjira mu ijuru utarakebwe mbega kabanga we akajya banga zubwo rishingiye kuki niyo banga rishingiye kuki nyine ngo umubiri Imana yaguhaye hari ibice wakuyeho urabigaye naho usa bitoboje amatwi bazajyayo kubera iki ese ba Farawo ntabwo babona ko batoba amatwi ba Mose ntabwo ubona ko amatwi aratoba ahubwo ari amaherena yakoraga iki ku matwi yabo bari beza so ujya mbatse ngo nta bagabo beza babaho bo bari beza bo baribonaga ariko twese turi beza muri kino gihe nta mugabo mwiza ubaho man mugabo w'intare bro umugabo mwiza waho bro nibure oya nimba uguri abajene ko nk'abajene njya ngunda kuma ngo gute ngo uri umugabo ngo koga give ajya n'ahantu bivuye ngo gute ngo uri umugabo ngo yaza ngo gafata ngo parfait ngo kayitera ubundi ngo umugabo ni nyamugabo ngo yikubisha ikiroso ngo kikubisha ikiroso ukoga tembo byanashoboka byanze koga umucanga ngo gutyo nk'umugabo ngende Herode ndebandi sharika mani ubu muri ikinyejana tugezeho ngomba koga duru nkoga give isiga utuvuta duhumura kino kinyejana ko cyabahinduye oya ikintu kitasimbura ibyo byose fata inyabarasanya nkwereke yagaye inyabarasanya wikube ku biri buri inyabarasanya zifite ibi byinshi zivura no kuhinda tumuvuze habo dutashi turi ku muri urakuba iriya miti gafatamo kaza koga uvuze gutyo itaye unyibutse hari abagabo ngo boroshye yari ibintu njye numva nkumva ngewe biranangaje umugabo woroha kandi bahari buriya se nka bariya bagira gutya buriya ntabwo boroshye nka Semungu aroroshye hari ibibazo mba nibaza nk'abandi yewe burya bwose twajya twumva ngo 2020 tubaza abantu bazafite indege zabo azafite iki cyakoze ngiye muri Vision 2020 niko nzafite inzu imodoka n'umugore shaka riterekaga kweri yiteraga gateka inzu imodoka n'umugore umwana none igeze muri 2026 nta n'uruhinja ufite umwana impanga ahubwo ajya mu kanya ambwira ko nta muki ufite nta mugore ngira ntizaba byanye n'igiti waririye muri laboratoire ubukaye mani nzi ko n'abanyakibuye batagira ayo mahirwe bavukiye muri laboratoire hari umugore se ko hari umugore urabona ngewe na positeri umugore wa positeri ukaba utarapositeri umugore se nyine hari umugore nyine yigeze ubona ngewe positeri nkavuga ngo my wife wenda wowe wasanga utari inkanda harya abandi bagoshe umusatsi bamwita Samson Jesa yashangiye n'abawe Samson kabisa erega nta mugabo n'umwe utarawa Samson asanga weza byaragufatiyemo hagati hati sha kugira ngo history yawe itazaba mbi mwabagabo mwe mwese mudukurikiranye muri ba Samson niba uzi ko wagura umukobwa telefone Samson nimba uzi ko ukodeshereza umukobwa inzu uri Samson
noneho iyo wamuguriye iPhone abandi bagabo bamuhamagaraho noneho uri sa Samsung iyo gahunda none se sibyo sa Samsung noneho weho baba bakoga oya mani reka oya abagabo oya reka bakayaca biri seriye mani nese ubwo niba ufashe umukobwa mugura telefone mana abakobwa ni abanyembaraga nke akajya gusura undi muhungu kuri ya telefone wamuguriye oya noneho niyo ayiteretse iyo ayifashe nyine akayitereka gutya hari nuko atekereza nyiri ukuyimugurira buriya ntabwo wayimuguriye none se uwakoze telefone ubwenge bwavuye muri uwo muntu byanga bikunda ni umugabo uzarebe mani hari abantu bajya bavuga ngo umugore ngo yewana ngo nyine ngo afite imbaraga ngo nyinshi ngo cyane mani ndakubwira ko inzu twabonye bwa mbere yubatswe n'umuntu w'umugabo ibino bisasu byose indege ibikorwa byose urimo kubona byabanje mbere yuko Nyagasana aza kuri noze yubatswe n'umuntu w'umugabo rero wari uriho ubundi ntabwo nari ndiho ariko nyine history ngaho ntaribi nanjye noneho nanjye kamubwira nanjye mfite ibintu bisya mu nda harimo ibyuma mu nda yanjye urimo kuhareba se ibyo nyine n'umugabo wabikoze nese Imana ireka rero kamubwira ino se turimo nese intambara zirwanwa n'abajya nese mbaze ngubaze zirwanwa n'abajya iriya foto ufitemo muri ino nzu si ya Yesu jya kuri TikTok urebe Yesu oya reka mbwira nyine jyaho nyine ubanza urebe nyine Yesu reba ariho dore ngiri foto ya Yesu iriho n'ishapure uretse gatoya singuriya Yesu wallahi mbwira mukwereko uriya Yesu wirirwa ureba ukavuga ati uno munsi ufashe mu bintu byose ndi bukore mukwereke Yesu urazi ko asigaye kubyina na shoki hoya uriya ni gisimbura nyine ni nkuko avuga ati kugira ngo nge nzibuke Rene reka nambara agakomoke ibyo nta nubwo bisobanukiye se nk'abantu mwarata kugira ngo muzibuke Yesu muzafata amafoto yanjye nanjye muyamanike wese Yesu munyama oya reka hari akavideo nabonye urikumva barimo kubisobanura ngo kera habagaho ibishushanyo bya piramide so yabonye muri piramide so ko harimo ibishushanyo bya zamani nyine ngo hari ishusho yari irimo nyine ijya gusa nk'uriya mugabo ijya gusa na sisubisane Imana none se amarangamutima ntagenda muri imagination wa mugore wahindutse urubura ni umunyu Roti ese niwe muntu gwamenye yuko yahindutse umunyu niba batarahindukiye oya nta bari imbere bahindukiye gute nyine bahindukiye gute nyine babona ko yabaye umuntu none se tugiye mu nzira turi batatu tukageraho turi babiri wari uturimo ntabwo tumumenya waye noti se mudashoboza gutegereza ko yaguye aho ngaho kandi umunyu wari uhagaze nyine wari igishinga cy'umunyu umunyu nyine wari uhagaze ariko ntabwo bizwi ko ari umuntu ahubwo oya byari biri mu ishusho ye mani direct se nagase mani nawe ntabwo uhita ubyisobanura koko Mana ibintu byishimira ibeshya ngiye nsigaye no nari bitubyemera uko byanditse n'ubu none se kuzapfa ukayisiga uzapfa isige nutabyemera kugira ngo ukabyemera n'ubundi uzapfana ubwenge ufite uzapfana ubujiji ufite uzagira gute ibintu byo gutekereza najye rero mpamvu wumva ibintu byose mbifata uko byanditse nyine hati inzu bayizamuza amatafari azagira umuntu uza akakubwira ngo icyondo cyayubaka gute ahubwo afata cya cyondo bakakibombesha amatafari aya matafari se yabombwe muki agari mu cyondo yabombwe muri zahabu mu iforomo iforomo se nyine yagiyemo iki ntago ari icyondo icyondo ni iki se ubundi icyondo ni ikintu cyose ahubwo uvuga ngo ubwo butaka hari aho bwaturutse butuma budahinduka icyondo ni icyo wakandagiyeho nyine aho ngaho uri ariko se uba ugiye tuvuge ugiye nko muri desert sibyo ukagenda ukahera umucanga ukawugeza inaha wahinduka ugahinduka icyondo waba uri umucanga ariko hariye ni icyondo ni n'ugakoresha ubwenge bwinshi utekereza yewe utuntu two gutekereza cyane ntabwo tukizamo rero ni nk'uko ureba ariko wamenye ko esanse yahenze esanse yahenze rero tunize iriya moto yawe niyo nzajya ntawe iriya moto yawe esanse zihenda hehe bundi buriya
ntabwo bahenze abagabo bakora niyo nabwo abagabo bakora amafaranga niyo batumye ibintu byose bihindagurika baba bazi ko bizanakunda oya ni intambara intambara ariko yakugeza hari icyo wigeze umva kidaharize ese bose bicuriye esanse byongera none se icyo cya esanse ni bombe nangahe ngikiro nangahe asanga ikigura ku kiro sha ari cyagura ku kiro nangahe litiro esanse esanse ni 1989 ubwo utomeze kugira ngo byuzuye n'ibice bike aho kuguza ibyo bice byambaye nk'abantu miliyoni imwe wahita wubaka inzu direct Imana yarebye ibintu bizaguruka byose ibica amabere avuga ati bino bitazaguruka bikakora icyo bitagombye gukora agahinda nyine karakanyago ubu ngubu hari umwana ariko wakoze iyi moto ijyamo amazi y'umunyu guys umuntu ufite scooter itarengeje 300 aze kumamagara trosa bro wagiye yatsa noneho ewana bakabona insinga zicomotsemo ibiki umuntu ufite scooter itarenze trosa aze kunyandikira ahubwo baguhe iki kiganiro kimara kukibona bituma amagana ntago niteka ifite plaque ni bya plaque mu byiyorere nshaka scooter gusa umugore ufite amafaranga ushaka kuyatanga ushaka gufasha cyane ikazamuka azana amafaranga tuyagure mu scooter abagore n'abana beza abagore n'abana beza aba diaspora umudiaspora wa mbere ni mama niho umudiaspora nyohereza wenyine amarihe ari Kigali hano mwese ni umudiaspora gute kandi ari Kigali si mwese ko muvuga ko abadiaspora ari bo bohereza ariko njyewe umuntu nyohereza ni mama nyine akanyenyeri kose gakanzwe abantu batuye mu bihugu bya kure uyu mugabo nako uyu mugabo aransebeje ariko njyewe narayakiriyeho rimwe da so dusoza ikiganiro tunasoze anyway dusoze akwanza ashaka nta mugabo simburwe ubundi reka nkubaze dusoza sasa niki kintu wabwira abantu bakundana n'abadiaspora mujye mumenya ko muzajya mora mwagacuritse uduponyoto twa buri kanya mwerekana utuntu tw'utududududu urumva mwikinisha yemwe bari mukundana n'abadiaspora we dore akantu ko gacurika we muraducurika ngo ngwino rore ariko ikiza we bambi amazu muba mu mazu mutishyura akamana inzira yenze ariko umuntu kumenyera inzu nta kuntu utagacurika niba ashaka azajya imbere ukamumenya akakubwira ngo gacurike umukobwa urakacurika nyine buzi ikintu nkubwira abajene hano hanze baraducurika bro uzi imirimo nzi yo gukora y'ubwayo nituma ngacurika erega hari ukuntu uba ufite imirimo myinshi mu mutwe wawe ariko yaranze kuraninga ayase kandi nawe hari ukuntu ufite imirimo myinshi mu mutwe wawe yaranze kuraninga oya impamvu yanga kuraninga turabanebwe ntabwo tuva mu rugo tuba turyamye reba nka mujene wawe yirwa aryamye kuri mujene arabimerita arahabwa amadolari 500 birababaje umuntu ukora kari akazi bro amadolari 500 buri kwezi amadolari 500 uwo muntu kuzajya kumubwira ngo nabyuka agiye afite akazi k'ukwezi n'ubundi akazi kiwe no gufata agashyira akabwira ati baby ndagukunda akanarira amafaranga kinji ariko yarira ntaribi ariko se kugatera kugatupa ashaka kugatupa baje ni Kigali oya kugacurika nyine umuntu akamubwira ati ngo dukore onani nkureba turebana kariya ni akazi bro shari gambwira hano chaka na kariya ni akazi ku bajeni n'abakobwa akumira ni cross rya Rwamara rwose wapi pe wapi reka nkubwire ibyo ntago byabagarega mu myaka ya mbere noneho dusoza reka nkubaze ikibazo cya nyuma reka nakoreka nkubwire icyo mfite ibibazo bitanu ngo nanjye ndi bukubaza manzu mbaze ndi kumva byari byinshi iki kintu cyagushimishije muri buno buzima ikintu cyanshimishije nuko Imana yandemye ikandema nkabona Vietnameri gusa uramutse ufite umukobwa wateye inda ukabura amezi 3 ngo abyare bakaguhamagara ngo weho na mama wawe we na mama wawe bararwaye ariko uri bugereho mbere ni uri bubeho inde wageraho mbere
nagera ku mugore wanjye mama wagapfa yego rero wagapfa yego ndeka gusa hari impamvu ndabizi neza azakireba niyo mpamvu reka mbwire impamvu mani aba ntabwo baba bashaka kuyumva kandi niyo mama wawe akwifuriza kubaho ukazagira igisokuru kigakura ukaba umugabo ukakiyobora kandi nawe uzabyara wowe ushaka yuko nawe azakiyobora umuryango muke mama wanjye se nazakurayo ndiko umugore namubona n'umwana none se reka nkubaze wigeze ubona hehe umwana sibyo atangira nyina agiye gupfa ngo ntapfe urugero nk'abantu bakuze nyine bageze mu myaka ya za 80 asha mama wanjye ntabwo yagenda nyine twebwe muri ntuza aya bro umugore yamindukana icyana cyangwa urumogi urumva erega n'ubundi ubyara ngo n'ubundi utazi ko n'ubundi ubyaye ubundi kubyara ubundi n'itombora abasa mutazatuma nisubira njyewe umugore wanjye ndamwizera umugore wawe ndamwizera n'umwana wawe umwana wawe ntabwo amwizera izi mpamvu namwizera si ahubwo akizera umwana wawe kuko umwana wawe niwe muntu wenyine utagusiga ariko umugore yagusiga ngende umujama umwana wanjye ntabwo ansiga nagusiga gute ariko mana uzi ko ntabyo wabyaye iki wabyaye umuhungu cyangwa wabyaye umukobwa umuhungu n'umukobwa uba wumva se impanga zimeze neza cyane nta kibazo nushaka kubyara 3 uba wumva se ubona ushaka kuzabigerageza arinde kugenda oya kugenda vakansi gase bajya gushaka nk'abagabo se cyane n'abagore yego bose bazagenda ariko reka mbwire histoire iri mu Rwanda y'ubwayo y'abantu nzi baba muri Amerika Canada baza Ottawa baza hehe baza Washington DC man bafite imiryango yabayeho nabi hano babaye bakunda abanyina babo sha ntago bakabaye babaho muri buriya buzima gereka mbabwiza ukuri izina ry'Imana abantu baba muri bino bihugu byose bafite amafaranga kandi abazi muri benshi ba mama na ba papa bakaba babayeho kuriya bakarinda bapfa bikamera kuriya kurambizi bafite bapfa bajye bapfa ega binashaje biva mu nzira no kona cyakwamiye mu kazi neza mani uzuko umwanya naho ndi muntu wazawuha kona cyara njewe mvugisha ko mbazi cya kabiri tugende hariya maje kimwe ake twagiye bwa mbere hari cyo gikomeye bwa mbere ubeshye umugore wawe ndabizi ko azakireba umubeshya ngo murya akantu wabigenje ute mubeshya nyine ushaka ko murya akantu nicyo kintu nyine ni nk'icyo kimeze nka prank wakirye kugira ngo ibyo bintu bibe bwa mbere ubwo mubeshya ushaka ko gahashya nyine hari geste wakoresheje tu mubeshya man uziko oya ndimo kubitekereza icyo kintu namubeshye ubwo first time urimo kubona nkanjye ushobora tu bebe ndarwaye kabisa ngira uretse yumva ngiye n'urugero nyine nta kibazo reka mbikubwire bwa mbere mubeshya namubwiye ko mfite akazi nyine nihuta ngiye ku kazi ndimo kwihuta cyane ntaraza kubona umwanya nyine tuwo kubijyamo ibyo yambwiye ati wowe nta ribazo ejo nyine tu agatoye mfite umwanya muto cyane nyine ndagiye ariko nyine nzagaruka nyine ibyo ntakibikeneye nayitaze oya handi yarahari ariko ngiye namubwiye nyine aravuga ngiye nshaka kumenya time ya mbere weyeho na sheri wawe ujya kukarya bwa mbere amayeri yose nyine urabona nyine amayeri nakoresheje koko reka abajene ko batoroke bw'abagabo mwe amayeri ya mbere ngewe first of all reka mbwire njya kwikana n'umugore wanjye nyine ndetse ko mwari njye nari ndi imanzi uretse gato were ndetse ko wikoranye n'umugore wawe ni ayahe mayeri wakoresheje ujya ngo kantu gakubitwe amayeri yo ni cyane nka yayandi asanzwe n'ubundi kandi oya reka mbwire ni ukumubwire ko muzabana nyine ukavuga uti ndagukunda n'iki
ntabwo biba birenze mwana ndagukunda niwe tuzabana nyine ukamwumvisha buryo ki nyine direct ari we wawe wana nari nanakomfirime urangiye sinigeye nanakushanga nkamva ndagira ngo kumutera ngo njye kumuha ngo bezi wapi yaje ari papa oya ntabwo yazi hari umuntu waza ari papa gusa ubwo si ubwo umuntu waramwiremeye gusa nyine hari amayeri njyewe namushukishije iki n'iki ndabona rero urabona bimeze gutya njyewe ndi umugentro n'iki kandi urabizi ni ikihe gice udakunda ku mubiri wawe igice ntakunda ku mubiri wanjye cyane aka kaboko amabara gakoze oya ahubwo zise bani karo kaboko buri gihe mba numva numva gashaka kurwana mba numva nyine uruzane rero urimo kuganira n'umuntu akenshi kano kaboko gafunze ingumi kandi mani ngewe wana usomana bwa mbere wararutse waraciriye nari ndi romantike ntabwo nawe gucira numvaga biri perfect kwa kuko n'abantu babivugaga numvaga ari ibintu bya danje nyine ngiye kumva nyine ntabwo ahubwo bavuga ngo wenda nko ku nshuro buriya abagabo ukuntu tumeze hari ukuntu nyine ku nshuro ya kanga ya 90 na kanga cyangwa 100 wumva nyine waratuje nyine uko bakubwiye ko akantu ko karyohamo ubikora nibwo mbishe nyine rara nyine hari ukubona nyine abashene nyine baba nyine baba babikabirije umuntu nagiye icyana ndakivutura kirasara kiramvuga urumva ati nangiye iyo boro nzayikora cyose kambwire bwa mbere no nyine uko babikubwiraga ko byagenze wapi pe nta kintu mfatamo madame menya ko ntacyo bafataga reka mbwire mani tujye tuyakwirarira mani reka nkwereke n'uwaba uri umwana w'imyaka 25 kereka warabijemo wararebye ziriya boro tu kavuga ati cyaze mva nzabisuka hari muri icyaka mu majera ni icyakane harabura kimwe icyakane ngeze urwara w'umutezi nta ndwara arwaye turutse nyine kuri ibi boro nyine bya relationship uri umugome aze mani reka mbwire iyo hayijya imbaza ariko ibibazo imbaza ibyo noneho ni karondura igihe umuntu akoze yose rishaka kugira igiti kibura ubwo nyine utwo uzakatamo twose nzabwira umugore wanjye abantu turabizi umujene nzabwira girlfriend wawe umujene wawe rero umugore wanjye ntaneranye nawe irigura n'ishiri wawe ni girlfriend wawe n'ishiri wawe girlfriend bigiye kuyindi kote oya ntabwo bigiye kuyindi kote ubundi umugore wawe w'ishiri wawe ari umugore wawe ari best wawe ari best friend ari byose okay byita uko bishaka ubwo nyine akubiye mu kaboro ka byose urumva ubwo nguwo niwe wawe urumva nyine uyu nguyu ni inshuti yawe nyadanje kwa ko ariyo muzamarana nyine igihe kirekire cyose man nikambwire ariko nanjye mfite umugore humura nanjye ntago ndi kure nawe mfite umugore ahubwo kimwe ako nanjye ako man uziko yarimo kuyanga ikiganiro umukobwa nanjye mfite umukobwa twenda kujya mu rukundo twenda gukundana yasura umugore wa mwabyaranye zira mpanga ikiganiro ni AI uzuko nk'abantu mwe abana banjye ni beza abajene b'i Kigali bamaze kudropinga muri toilette abana amamiliyoni oya yes nda dropping ari kigeze ku dropping egabwira imana izabaza amamiliyoni y'abana ma droppinze ngewe iki kiganiro umuntu ugiye kukibona umenye ko weho wowe ukuramo inda uzajya no munsi wo kubeshya ihita ivuka ari gihe atazabyara ayago ngo banavanamo ngumura barawukabiriza umura ntago wavanamo man tugeze kuri end y'ikiganiro n'ibyo bibazo cyangwa se ibyo ni ikibazo burimo kumaza buriya
nibibazo cyangwa nuko ntestinga ntabwo testinga gato bantestingaga nibyo ngibyo nayo namutestinze mwumvishe ko yabyaranye na AI ariko abahungu b'i Kigali murabeshya handi usanga umujene yarabyaye okay oya sumba mama w'umwana minimum y'impanga zanjye bayiza respect na mama mwiza gusa nyine nubwo bitashobotse ngo dukomezanye ariko nyine ubwo twese twabikoze tukiri abana nanjye ngira amavuta twabikoze tukiri abana mana ubu ngubu twarakoze arakoze onese umwana byarundi abagabo mutane imitima aho 14 umuntu arabyara 14 kandi utagize igihe cyo gufatira ngamo umukobwa zuba afite ingana ntabwo nyizi amwajira ngamo akonze ko yandutagaho to uyu muhungu yarahohotewe bamfashe Paul no muhungu wanyu di black to kandi mucenga rufungiga amarira nyita password today nena tumye umuntu bita Remy azko Rene na Remy nyine bivuga kimwe ariko Remy yes uko rero bimeze so mukande subscribe kuri Password Podcast uyu munsi ni umunsi wa mbere uyu muntu ni wa mbere ntume mu kiganiro ariko ibibazo mbajije ngende umewe ubu ngubu hari igihe kizagera nkaba nakibazwa nk'ibibazo kubera iki hari igihe umuntu akobaza ikibazo ugasanga ubwawe bwo kugira ngo nyine wirekure nyine tubiranze ariko mu munsi byakunze see you next time bro welcome kabisa uzagaruke asante